iz'umutima wanjye niyo ntangaho umuhamya ko ngewe gukora uyu murimo ku ikoranabuhanga nkakora cano izi neza yuko ndi mu murimo yantumye umugishuje nakwishima nkanawakira ariko icyo mbanje imbere n'ubugingo bw'umukumbi wa Kristo iz'umutima wanjye niyo ntangaho umuhamya ko ngewe gukora uyu murimo ku ikoranabuhanga nkakora cano izi neza yuko ndi mu murimo yantumye umugishuje nakwishima nkanawakira ariko icyo mbanje imbere n'ubugingo bw'umukumbi wa Kristo ari kwamamaza ubutumwa bwiza kandi twari turi muri covid turi muri guma mu rugo insengero zifunze abantu badasohoka numva yuko umurimo w'Imana utahagarara ahubwo twakomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bigendana nuko numvaga umwuka w'Imana ampatira kwagura ivugabutumwa bikajya kuri social media n'inyota byo kubwiriza abantu bakuri kandi nkabona simbona uko wenda nurira izo ndege ngo ngende njye kubwiriza Amerika Burayi n'ahandi nkajya nkora rero nibaza ni iki kintu nakora kugira ngo ubutumwa bugere ku isi yose kandi noneho bikajyana nuko nari n'umubwiriza butumwa mu itorero rya ADEPR nkumva rero nifuza ko ubutumwa bwamamara ariko binyuze mu nzira zose mu rusengero ku macano yewe no kuba nanagenda Arabohora TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza Arabohora TV. Abakunzi ba Arabohora TV tugize umugisha wo gusura abakozi b'Imana tubasanze bameze neza. Hano turabona bari mu rugo, ndabona ari mwarimu Clarisse na mwarimu Betty tubamenyereye ku macana atandukanye. Turagira ngo tubanze tubasuhuze nabo badusuhuze batubwire n'icyo abahuje uyu munsi. Turahera kuri mwarimu Clarisse batamuzi atwibwire narangiza nadusuhuze mu izina rya Yesu. Muraho neza mwese badukurikiye inshuti za Arabohora TV. Yesu ashimwe cyane. Ndagezwa n'umurimo w'Imana kandi nguwe neza ko Kristo ari muri Amen. Reka dusabe na mwarimu Betty dusuhuze. Amen. Mazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza. Nanjye ndanezerewe kuba kuri uyu mwanya wo kwamamaza Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Rero tumaze iminsi tubakurikirana ku mbuga zitandukanye. Hari urubuga rwa mwarimu Clarisse, hari n'urubuga rwa mwarimu Betty. Turagira ngo mubanze mutwibwire mwese ubundi mwahujwe n'iki ko tukunda kubona muri inshuti cyane mukunda kujyana ibiganiro. Mwarimu Clarisse niki cyatumye uhuza na Betty? Murakoze cyane. Betty twahujwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Twamenyanye turi abakobwa bato cyane. Namurushaga imyaka nk'itatu. Tumenyanira ahantu twari mu murimo w'Imana Nyanza ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Twatangiye kwiga amashuri yisumbuye. Twakoranye umurimo w'Imana kuva turi batoya rero. Hanyuma twese tuza no kuzisanga mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali tubwiriza ubutumwa bwiza. Hanyuma Imana iraduhamagara nyine nkuko bamubona twese turababwiriza ubutumwa. Betty rero kubwo amaraso ya Yesu ndamukunda kandi twabanye neza. Twafatikanyije umurimo w'Imana tukiri batoya kugeza na n'ubu tubaye abagore bashikija. Tuzakomeza gukorera Kristo kugeza imvi zibayo yenze. Amen. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Betty rero nawe ukunda na mwarimu Clarisse. Uko gukunda niko mukunda? Jewe ndarushaho cyane. Kubera ko yaranyoboye ku ishuri. Yari umuyobozi wanjye muri groupe de prière nyiri muto. Yatwigishaga Imana neza, nta muntu n'umwe wiganye nawe cyangwa bize ku kigo kimwe utamwibuka. Je rero ntekereza ko ndushaho kuko namufata nk'umubyeyi nanone mu buryo bw'umwuka. Muri make ubwo ni me spirituel wawe. Kabisa. Aha, murakoze cyane. Nuko rero mwarimu Clarisse tubonye ufunguye cano. Iyo cano yawe ubundi yitwa nguki? Cano yanjye yitwa Imbuzi TV. Mu magambo make
Jyewe umwami Imana yarangendereye mu ishirirwa rya nijoro, ndota Kristo ambwira ngo sohora imbuto kandi ubibire ahantu hagari. Ndeguka mfata imbuto mbona ndimo kuyibiba ahantu hagari cyane, nanjye ubwanjye ntabashaka guheza amaso. Hanyuma arambwira ati kandi ubibire ku ikoranabuhanga. Ntabwo mu ndoto zanjye nigeze numva nabwiriza ubutumwa ku ikoranabuhanga ku giti cyanjye, uwari mu ntumire nari bugende nkabwiriza ubutumwa bwiza, ariko njyewe gucreatinga channel yanjye ntabwo byari mu ndoto zanjye. Ibi rero nabikoze mbibwirijwe n'umukiza Yesu Kristo, kuko yahise andamburira Bibiliya imbere ampa ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 4:8. Mbyutse mu gitondo nsanga n'iriya jambo ry'umubibyi nyine nsomye Bibiliya, kandi umurongo w'8 by'umwihariko uravuga ngo nuko zimwe zera 30, izindi 60, izindi 100, bityo mfite confidence kuyivuga butumwa ni gukora ku ikoranabuhanga ko rizagera kure, kandi ko Kristo azihindura imitima y'abatuye isi n'abanyarwanda muri rusange. Rwose numva mfite icyizere Imana ibamugisha. Imbuzi bishatse kuvuga iki? Imbuzi urumva ko ni ijambo ry'ikinyarwanda wenda abana b'iki gihe batazi, ariko imbuzi bivuze kuburira, imiburo, kandi ibyo bikorwa kuburira abantu donc bikorwa hari ikibazo. Uvuga uti nyamuneka nimusigeho dore ibintu bibazo, dore hari ikibazo, gutyo ukangura mubabwira uti nyamuna nimusigeho mutagwa mu kaga. Imbuzi nicyo bivuze rero, no kuburira abantu. Nge ndimo kuburira abantu kuva mu byaha bakakira Kristo, ndimo kuburira abantu kugira ngo abaguye babyuke, ndimo kuburira abantu kugira ngo abananiwe bahaguruke, Kristo basubizemo imbaraga, tugende mu bwami kwa Kristo tukiri no mwisi kandi dukora imirimo yacu kwite. Murakoze. Izo nzozi umaze kuzirota twumvise ko ari inzozi ubwirwa n'umwami Yesu kugomba kuburira abantu bakava mu byaha. Nibyo, hari umusaruro umaze kubibonamo aho bitangiriye cyangwa imbogamizi uhura nazo? Banza tubwire umusaruro, nyuma tubwire n'imbogamizi uhura nazo. Umusaruro wo ni mwinshi. Inshuti za Imbuzi TV ni nyinshi. Abaguye barabyuka, abanyabyaha baratura ibyaha byabo, ariko byo ntabwo tubikorera kuri channel. Dufite umurongo umukiza Yesu yaduhaye n'uwitorero. Hanyuma abana ni barimo gusubizwamo intege nk'uko maze kubivuga haruguru. Harimo inyungu nyinshi pe. Kristo arimo kunguka, kandi nanjye mbonye Kristo yunguka ngubwa neza. Imiryango irimo kubakika, ko dutanga ibiganiro bitandukanye, dukora ivugabutumwa muri rusange, ariko tugakora n'ibiganiro byubaka umuryango nyarwanda n'ibyubaka sosiyete muri rusange. Mwarimu Clarisse, ko abantu benshi muri iyi minsi bafungura amacana atandukanye, ntabwo bwaba ari mu buryo bumwe bwo kwishakishiriza kugira ngo nawe ubone icyo wakora cyangwa ubone icyakwinjiriza? Imana izi umutima wanjye, niyo ntangaho umuhamya ko ngewe gukora uyu murimo ku ikoranabuhanga nkakora channel, izi neza yuko ndi mu murimo yantu umugishuje nakwishima nkanawakira, ariko icyo mbanje imbere n'ubugingo bw'umukumbi wa Kristo. Ikindi warumbajije imbogamizi, ubwo ariko bijyana n'imbogamizi. Iyo umuntu agitangira nyine ubushobozi buba ari bukeya, rimwe nshobora kumara iminsi ntakize yigisho ko ubushobozi buba ari bukeya, umuntu abakora uko ashoboye, hanyuma wabona ntawe kumeze ukaba ubyihoreye, ariko niringiye Uwiteka ko azamumugisha. Nase mwarimu Clarisse, ko tubona amatora ari menshi hano kandi tubona bavuga ubutumwa ari benshi, kuki wowe wahisemo gukoresha ikoranabuhanga kurusha uko wajya mu nsengero zitandukanye, uko wahagara ku muhanda ukabwiriza, uko wajya mu isoko ukabwiriza, uko wajya mu magereza? Umurimo w'Imana ni mugari. Kuki wowe wahisemo gukoresha ikoranabuhanga kurusha uko wakoresha iyo mirongo yindi? Uko nabivuze haruguru, ndi mu murongo w'ubuyobozi bw'umwuka w'Uwiteka Imana. Nabwiwe n'umwuka wera kubwiriza ubutumwa ku nyungu z'Imana. Amen. Murakoze. Amen. None se nk'abakunzi bawe wabasaba iki? Abakunzi banjye ndabasaba gukurikira ibiganiro bya Imbuzi TV, bagakurikira ibiganiro bya Rabohora kore, inshuti yanjye dusangiye umwuga wo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'umukiza Yesu Kristo. Ndabasaba
rwose ngo bite ku byanditswe byera by'uburyo bwose dutambutsa kuri channels zacu. yego reka tubaze na mwarimu Betty. Mwarimu Betty uraho? neza. Ngaho ongera usuhuza abantu ariko. Haleluya, imbaraga n'amavuta rwose ndabashubije mwese aho muri, abari hanze y'u Rwanda, abari Burundi, abari Uganda, abari Congo, n'abari mu bihugu bitandukanye, Amerika, Canada n'abandi, mwese ndabashuhuje, mugire amahoro. Urakoze cyane. Channel yawe yitwa ngo iki? Yitwa Arabohora TV. Kubera icyo wayifunguye byaje bite wowe? Byaje kubera ko nari mfite ishyaka ryo kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi twari turi muri covid, turi muri guma mu rugo, insengero zifunze, abantu badasohoka, numva yuko umurimo w'Imana utahagarara, ahubwo twakomeza kwamamaza ubutumwa bwiza, bigendana nuko numvaga umwuka w'Imana ampatira kwagura ivugabutumwa bikajya kuri social media. Wowe ntabwo ari Imana yabikubwiye, ni wowe warabyitekereje gusa? Burya umuntu aratekereza ariko Imana igashyira mu bikorwa. Ntabwo navuga ngo narabyitekerereje gusa, ahubwo najyaga numva afite inzara n'inyota byo kubwiriza abantu bakuri, kandi nkabona simbona uko wenda nurira izo ndege ngo ngende njye kubwiriza Amerika, Burayi n'ahandi. Nkajya nkora rero nibaza ni iki kintu nakora kugira ngo ubutumwa bugere ku isi yose, kandi noneho bikajyana nuko nari n'umubwirizabutumwa mu itorero rya ADEPR. Nkumva rero nifuza ko ubutumwa bwamamara ariko binyuze mu nzira zose, mu rusengero, ku macano, yewe no kuba nanagenda, no kuba nakora icyo bita misiyoloji. Mbese nkumva ari ibintu bindimo, nkumva ari ibintu Imana yampamagariye. Ikindi nuko Imana iransura, inyereka abantu benshi baboshye, abantu benshi babuze ubahumuriza, babuze mbese baboshye. Nsurwa rero n'Imana, imbwira ijambo ry'Imana riri muri Mariko 2:2 rivuga uburyo Yesu yabohoye imbohe agakiza abari baremaye. Ambwira ko hari abantu benshi baremaye mu buryo ngiye kubabwira, abantu baremaye bari mu nsengero ariko bakaba barimo bayoba cyane, batazi neza umurongo w'ubutumwa bwiza bakwiye gukurikira. Icya kabiri, abantu bataramenya Yesu, bataranamwumva, batazi n'amakuru. Icya gatatu, abantu benshi bagiye mu bigirwamana kubera ko abavugabutumwa benshi bagiye bagira nk'intege nke, bakagira ubwoba. Ikindi n'abagiye banayoba, abahanuzi b'ibinyoma, kwibana amagambo, guca amafaranga, ugasanga abantu barajya kubwiriza ariko niba umutumiye agaca amafaranga. Mbwirwa n'umwuka wera w'Imana guhagarika ibyo bintu mu buryo bw'amasengesho no mu buryo bw'ivugabutumwa, ku buryo hari benshi bashobora kumva ubutumwa koko bari barayobye cyangwa batazi ukuri bakakumenya. Ndumva aricyo nabasubiza. Hari umusaruro wari wabikuramo aho utangiriye? Umusaruro urahari munini, kuko maze kwigisha abanyamubatizo bagera mu 8 ubu ngubu bamaze kubatizwa, kandi abenshi bagiye bampamagara bakasanga bakambwira bati twumvise ubutumwa, twakurikiye cano, turashaka kudufasha. Nkabigisha umubatizo, barabatijwe. Hari kandi ntangiye vuba, hari n'abandi ndi kwigisha ubu ngubu, kuko umuririmbyi yaravuze ngo iyo namamaje ubutumwa niyo nyungu yanjye y'ukuri. Nanjye numva ariyo nyungu yanjye y'ukuri rero, kubona abantu bahindukira bakava mu byaha, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo abazemera bakabatizwa bakizera muzababatize mu izina ryanjye. Numva rero ndi mu murongo kuko mbona abantu bihana bakakira Yesu. Ndumva ari ibyo. Mufite ahantu muyobora rero, nta mbogamizi muhura nazo zirivugabutumwa mukora ku macano, n'imbogamizi zituma wenda aho mukorera umurimo utagenda neza? Imbogamizi ntizabura muri iri vugabutumwa. Icya mbere, twebwe tuvuga ubutumwa bw'ukuri buzima. Impamvu uvuga ko ari buzima ni uko ari uguhindurira abantu kuba bigishwa ba Yesu. Hanyuma rero imbogamizi zirahari. Hari nk'abashobora kubona turi kuvuga ubutumwa gutya, turi abarimu kazi mu itorero rya ADEPR,
bakavuga bati bariya nabo bagiye muri ba bandi wenda barashaka inyungu zabo runaka. Birambabaza cyane kuko twebwe ntabwo ari cyo tugambiriye. Imbogamizi turazibona cyane ko tuba dukora uyu murimo w'itangaza wo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Nta kamera tugira, nta mikrofone, nta bikoresho, kandi noneho n'abantu ukabona ko bashobora kubikonfonda n'ibyo babona, ariko ndagira ngo mbabwire ko atari ko biri. Twebwe Imana iduhaye umugisha ikatwera ibikoresho tukamamaza ubutumwa bwiza, twumva ariyo nyungu yacu y'ukuri ya mbere. Iyindi mbogamizi ni uko nk'abantu batubona nk'ubu wenda nk'aho ndamba nkorera umurimo, bakaba banakwibeshya bakumva ko hari ibindi bintu runaka. Ngira ngo rero mbamare n'impungenge rwose, twebwe twiyemeje gukorera Kristo, bazanagenzure n'inyigisho zacu. Ntabwo tuzanamo bya bintu by'ibikabyo, bya bintu byo kubeshya, kuko ari ugushaka inyungu zacu bwite. Ibizana amaviyuzi n'amasabu turabizi, ibi bya bikuru by'ibihuha byo kubeshya, byo kugira gute, twebwe ntabwo ari ko biri. Nubwo twatera imbere bikakunda, n'umugisha, kandi wenda bitanakunze ko biza very fast, nabwo twebwe nta gihombo dufite, kuko ntabwo turwanirira Imana. Tuzi ko Imana ariyo yatangije uyu murimo mwiza muri twebwe, ari nayo izawusohoza. Imbogamizi rero zirahari nyinshi, ariko twizeye Imana kuko ariyo yaduhamagaye izadushoboza. Ngiye nta mbogamizi mfite, kuko gukora cano nk'uko nabisobanuye haruguru nabibwirijwe n'Imana. Iyi reforme murimo kumva yabaye mu itorero ryacu, nge mbereho amezi 2 nari nabwiye itorero ko mbaye mpagaritse gukorera itorero, ngiye gukorera Umwami Yesu gusa ku giti cyanjye. Nge rero nta mbogamizi mfite ku itorero, kuko ni uburenganzira bwanjye gukorera Imana, nkabwiriza ubutumwa bwiza bw'Umukiza Yesu butagoramye bw'ukuri. Nge rero imbogamizi mfite zisanzwe nyine n'ubushobozi buke. Niringiye Uwiteka, ndimo kubibira mu murima. Nta muntu ushobora gukora n'umurima w'umuturage uyu nguyu, uramukorera wavamo akaguhemba. Nanjye rero ndimo ndabiba, nizeye ko Uwiteka azamenya. Amen. Amen. Nta kindi mwarenzaho Clarisse? Nta kindi mwarenzaho? Sabe umugisha abantu bose bakurikira Arabohora TV na Imbuzi TV, mukomeze dukorane umurimo w'Imana. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwarimu Betty, murakoze. Ikindi gihe nakongeraho ni ijambo riri muri Mariko ibice 2 umurongo wa 1, mbabwira ko Yesu yabohora abantu ingoyi zose, yaba ari imitwaro Satani yabikoreje, mbese ibintu byose Satani ubona yakwikoreje. Ndagira ngo nkubwire ko Yesu uko yararejo n'uyu munsi niko akiri, yagukuraho iyo mitwaro yose akakubohora ingoyi akagushyira mu mahoro. Ikindi ni ijambo riri muri Yeremiya 40, niryo rivuga uburyo Imana ikwemereye kukubohora iminyururu yawe yose. Niba ushaka ko mujyana nayo uze mugende, izakugirira neza. Kandi niba utabishaka nabwo nta gahato, kuko Imana yahaye umuntu wese uburenganzira bwo guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Nge rero nkaba nabwira abantu ngo nimuhumure, ubwoba bushire, mwizere Imana iracyafite amagambo meza yahumuriza imitima yanyu. Amen. Murakoze cyane. Tujya gusoza rero, ntabwo watubwiye arabohora icyo ari cyo. Nari bagiye kuri kubaza, mbabarira dusoza umbwire arabohora niki. Wabivuze muri Bibiliya uvuga ukuntu icyo rivuga ngo baruboshye n'abagize gute. Noneho turagira kugira ngo iryo jwi rize cyangwa iryo zina rize byaturutse kuki? Dusoza. Kugira ngo iryo zina iryo jwi rize cyangwa iryo zina, iryo zina arabohora, nuko Yesu hari ibintu byinshi yagiye akora mu buzima bw'abantu, akagenda babohora. Yagiye abohora imbohe nk'uko biri muri Yesaya, aho yabwiye Yesaya yavugaga ngo mubwire imbohe ko zibohowe, mubwire abantu ibyururutsa imitima, mubabwire ijwi ry'imbabazi z'Imana uburyo ije kubohora abantu.
arabohora rero ni izina nk'uko mbere yitwaga Amena TV, hanyuma rero nyuma niyo yaje kuvamo guhinduka arabohora. Arabohora bishatse kuvuga ngo Yesu arabohora, uko waba uboshywe uko ariko kose Yesu yakubohora akagukuraho iminyururu. Yesu abaho umugisha. Yego, ngaho musengera abakunzi banyu. Mwarimu Clarisse, urasengera abakunzi b'imbuzi, urasabira n'umugisha. Reka mugomba gusabira abantu umugisha. Abantu burya umuntu aba yaguze amamega ye kugira ngo ukurikirane ku mamega ye cyangwa interinete ye, mu by'ukuri ugomba kumusabira umugisha, kandi no kugira ngo basharinge, mugire nicyo mubisabira. Ariko kuko hari byinshi ukeneye nawe ugira icyo ubisaba, wasaba gusubscribinga, wasaba gukomentinga, sinzi ikikuri ku mutima. Ikindi ku mutima narakibabwiye, ntabwo nzahora ngisubiramo. Nzi neza ko abakunzi ba Imbuzi TV ari abantu wumva, kuko yewe navuze nkitangira nkoresha mfata udukamera twa telefone, ntaragira n'ubushobozi bwo kuba najya kuri kamera iyi ngiyi turiho. Narababwiraga nti mukore subscribe, comment, like na share. Nyagasani we bararayikinze, barakomanta, barakora na subscribe. Rero abakunzi ba Imbuzi mvuga nimwe bakumva kabiri, barumvise courage, turi kumwe. Nanjye icyumwami Imana azajya ambwira, nzajya nihuta cyane kuza kubagezaho icyumwami Imana yantumye ku bugingo bwanyu. Rero ibyo ntabwo nge nzajya mbisubiramo kenshi, narabivuze narabishoje. Imana ibamugisha. Yego, mwarimu Betty. Murakoze cyane. Yewe icyo nabasaba ni ugukurikirana Arabohora TV, mukakora subscribe, like, share na comment, kuko iyo mubirebye biradufasha, mukaduha na comment tumenya icyo tubwira abantu tudukurikije ibyifuzo byanyu, kuko Imana yatubwiye ko tuzajya tubafasha mu birebana n'ubugingo kugira ngo ubugingo bwanyu bube buzima. Ibyo rero nibyo nabasaba, kandi ndanabashimiye abamaze kubikora. Imana ibaho umugisha, n'abadukurikirana mwese Imana ibaho umugisha, kandi bibutse ko nitutagwisari tuzasarura. Murakoze cyane. Basabira umugisha. Mana turagushimiye kuko uri Imana yera. Dusabiye umugisha abantu bose badukurikira, badukunda, bakurikirana Arabohora TV, bakurikirana inyigisho zicaho, ndetse dusabiye umugisha n'abagira ibitekerezo byiza bakabitubwira. Turabasengeye ngo ubahe umugisha, ubagure, kandi cyane cyane ubohore ubugingo bwabo, kuko ijwi ry'Imana ryururukiye kuri iyi cano, rikururukira ku Mbuzi, kuburira abantu ku bwami bw'Imana bwegereje, kugira ngo abantu bave mu byaha biringire Kristo. Turabasengeye mu izina rya Yesu, kandi twizeye neza ko amasengesho tubasengeye uyu mwanya uyumva, ugenda ubakomeze, ukomeze ingo, ukomeze urubyiruko, ukomeze abakobwa, ukomeze abana bato, abatagira akazi ubaha akazi, Mwami w'abami, ababuze uko bishyura amaminerivare ubishyurire, buri kibazo cyose abantu bafite tuzi kuri Imana ibitaho cyane kurutaho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV.